nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba nanjye navutse nk'abandi sinzongera kuzwa abandi saga bose nasanze bava amaraso nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba Yesu ni isoko imara inyota jye narayibonye ndabihamya jye narayibonye ndabihamya agaciro k'umwana w'umuntu yagateye ku giti mw'Edeni kagarukiye ku giti Golgota niyo mpamvu dufite agaciro Yesu ni isoko imara inyota jye narayibonye ndabihamya jye narayibonye ndabihamya Herode waruhiusa gukora itsembatsemba ngurimbure na Yesu ariko ntibyaguye kuko uwo wahigaga yagutanze kw'ingoma kandi yubatse ku rutare ariko izawe zose zubatswe ku musenyi Mana ngwino uhindure abanze guhinduka ugorore rabakwingorano ukomeze ukora ibitangaza umurimo ushyirwe hejuru reka nongere gushimire wowe tubona umunsi ku munsi wewe wakoze subscribe hano kuri Salomo TV cyangwa kuri YouTube channel yacu yitwa Salomo TV iyi ni channel yanjye iyi channel y'abanyarwanda muri rusange ni channel abantu bakunda Imana ndetse n'abantu bakunda ivugabutumwa nk'abakunda kunyuza ibiganiro rero bigiye bitandukanye nshishikariza cyangwa se mvuga imbaraga z'Imana ndetse no gukomera kw'Imana hanyuma nkaba nifuza ko umuntu wese udukurikira hano kuri Salomo TV Imana yamuhereza umugisha mwinshi kandi mwinshi utagabanije impamvu ndiho bivuga hano kuri kamera wumvise ko ndirimba mu ndirimbo zimwe zo mu ndirimbo mfite ariko zifite icyo zisobanuye ku buzima bwanjye zifite icyo zivuze ku buzima bwanjye kandi nshima Imana itanga imbaraga Imana itanga ubushobozi n'ububasha ni Imana nziza ni Imana yo gushimirwa ntabwo nabyo ntabwo bivuga kuko ni ibintu by'ingenzi hanyuma umuzi ikiganiro burije ku buryo amasaha ageze muri saa 7 z'ijoro urumva burije pe ariko ngomba no gushima Imana ko nshobora kuba nava mu mirimo yanjye narangiza nkitera imbere ya kamera nkavuga reka mbone ikiganiro nganira n'abantu bakurikira kuri YouTube channel yanjye hano kuri Salomo TV ni ukuri ni ibintu byiza nshimishijwe cyane imbere na mbere nejejwe n'uko hari umuvandimwe reka baromere witwa Bishop Gafaranga no social media na bamwe mu bantu ba YouTube bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Bishop Gafaranga ubusanzwe ufite umudamu witwa Annette Muramba rero tuvuga ko mwasanze mu ntara indirimbo zimeze gutyo baramufunze mu mubiri n'abaje
n'umugabo witwa Nzabana nawe Silas wamenyekanye mu gihe cyose ku murongo we ukirimo na n'ubu nsabanyaboneka mwebwe mufite uko mufite aho mugera mushobora kuvuga kundusha cyangwa ibyo muvuga bikagera kurusha njye ni ukuri n'umuntu witwa Nzabana Silas nawe muzarebeho leta y'u Rwanda zifite ubutabera ntabwo leta y'u Rwanda irenganya nimusanga byakurikiranyweho harimo akarengane muzagerageze neza nawe muzamurekura nawe uriya muntu akeneye kugira icyo amarira sosiyete kuko ubu bishop gafaranga aragaragaje nuko cyane cyo cy'umuryango ariko ndabona Nzabana Silas byatangiye ari by'umudamu by'umuryango by'umudamu umugabo n'umugore bizakagera bibaye n'ibindi bibazo ubwo rero ntekereza ko muyirabona no gafaranga yararaza igihe urumva rero na bibi n'uyu Silas nawe afite igihe runaka azamaramo kandi ndabizi Imana izabikora nawe atari ariko mbwira abantu ngo namwe umunyarwanda yaravuze aravuga ngo nta mugabo ucurira n'umuruho ndakabonye hatabaye Imana nawe waguye hari n'ibindi bibatabara igihe bivuga ngo sinzi iyo ndirimbo bavuga ngo isi isakaye nawe waranyagirwa nta mugabo ucurira n'umuruho ndakuraye hatabaye Imana nawe wakiyura ishema witeju urangurira kuririmba uti singipfuye ndarokotse aho wapfiye kera ukuri imbere n'umunyamaboko azarenganiza atarenganiye abanzi banjye nibo bakwiyongera zabatsinda nutsi umwe intambara urwana kubera Imana uzayitsinde rero intambara urwana Imana izayitsindire mugane n'umuvandimwe ni ukuri Imana sinzi impamvu ibintu by'imiryango n'ibindi bigenda biza ni ukuri bikaba ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda ariko ntabivuga ugasanga byagize icyaha gikomeye ni ibintu bidashimishije na gato rero numva ko nyine ibintu birababajije bavandi birababajije ibintu ntabwo ari ibintu binejeje kubona n'umuntu w'umugabo urenze umwe bafungwa mu buryo bumeze kuriya ntabwo ari ibintu byiza icyo ni bimwe mu byo mvuze cyangwa se navuga mu mvuzeho ngaya n'abantu ushobora kubona iki kiganiro cyangwa se umuntu ushobora kuba uziranye na Silas Nzabana n'abandi bafunze kandi n'abandi bantu wenda njye babizi hari n'abandi bantu runaka ariko umuntu akaba afite inshuti reka akayivugeho yamara kuba afite inshuti iki kintu neza ko kivuga mu cyumve neza ugasanga inshuti ni inshuti yo umuntu gusa inshuti mubana no gufite ubuzima cyangwa gufite ububasha bwo mu mafaranga n'ibindi bivuga ngo ari amafaranga cyangwa ubundi butunzi ariko byaba nabyo izo nshuti muzibone yewe inshuti ntabwo nemeranya nazo muvana ibintu ibi dushaka ni ibintu birangira n'ibintu bishira mbese ibi bintu birashira pe ariko bajya n'abantu ukabana n'abantu ukagira Imana ikaguha umugisha ukagira Imana n'urukundo ugakunda abantu ndagira ngo mubwire ko gutanga nabyo ari ibintu bizana umugisha ariko ugatanga nawe uzahabwa ndabona ikiganiro kigeze kure ku munota wavuga cyenda kandi sinshaka kurambira abantu ariko ndagira ngo mubwire ngo nyine isi tubayemo bro isi irahinduka bava isi irahinduka isi ntabwo isakaye mugana rero ndumva tukivuzeho birarangiye ariko birababaje hari n'undi mudamu witabye Imana witwa Immaculée nawe n'umudamu uzwi cyane abantu bari bazi nk'umuntu w'umuvugizi ukomeye
nagiye mbona abana bakoze ikiganiro navuga nanjye rikawenda icyo mvugaho umuryango w'abana nubwo tutaziranye ko muri sosiyete nyarwanda mwihangane kandi bibaho mu buzima n'ukwihangana nkabara n'ibyago muri make Imana yamukunze kuturusha reka rero Imana ntiyogerere nanone yamwisubije kandi Imana imwakire mu bwami bwayo. Rero ngira ngo ibi tuvuzeho cyangwa tuganiriyeho kugira ngo mwabyumvishe twagiye mu bintu bigiye bitandukanye. Hano nanababwira ko nyacishaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye aho tuvuga ko turi mu nzu y'ibyegeranyo muzajya mugenda mubyumva. None nanaguze icyegeranyo birangira bidakunze sinzi byari YouTube ukuntu ikora n'ubu nta produce n'ikirajya kuri YouTube gishobora kujyaho mbere cyangwa nyuma. Impamvu bisabona iki kiganiro ni ukugira ngo umuntu uri kibonere nyuma cyangwa imbere amenye ko cyakoze kinajyaho, ariko biba ngombwa ko sinzi YouTube ivuga yakivuzeho ntegereje ko bari busubize. Nagezeho bwa mbere baracyaga ngisubizeho ngo sinzi nkamenya ko bambwiye yes ubwo ndategereje. Ariko so nyine abantu no gukoresha imbuga nkoranyambaga no kwitonda nane nakavuze icyegeranyo ngo nyine abantu b'abazungu bo mu gihugu cy'abazungu bambaye batarambaye hejuru gusa b'abakobwa cyangwa igitsina gore sinari nzi ko kuri YouTube bashobora kubikorera amakosa. Ariko ngo nahise ngisiba nongera ndagihindura cyangwa amafoto nabwo urumva nyine byabagifashe nk'ikosa ubwo ndacyategereje. Ni ukwitondera rero izi mbuga nkoranyambaga. Rero bakubwira ngo ndi no kuri TikTok cyangwa se ku rubuga rwa TikTok naho ufiteho akawunti ujyamo naho ukandikaho Umusaruro TV nabyo ukatubona nabyo no kumushyigikira wabikoze ni ibintu byiza cyane. Rero numvise ko atangiye ndirimba ziriya ndirimbo zose naririmbye bwa mbere nagerageza ziza kuri zingahe ziri kuri iyi YouTube channel yacu ushobora kujya mukazisacinga ukazireba. Hari yitwa ngo nanjye navutse nk'abandi nawe wavutse nk'abandi, hakaba n'ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, hakaba n'ivuga ngo Herode waroye ubusa. Izo zose zaririmbyeho mwajyaho mukazireba. Numva rero ibyo twaganiraga cyangwa se twari turimo tuganira nari ndimo mbabwira ngo ni ukuri si ibintu byiza ko umuntu ufite inshuti y'umunsi ikagenda kuvuga ibintu n'amafaranga. Nari kureba umuvandimwe ko nzaba Silas ufunze n'abandi kandi nsaba n'Imana yo mu ijuru nimba kuri aba bagabo Silas hararengana nta muntu utagira amakosa nta muntu utakosa. Imana imufashe mu murimo, Imana imufashe ave mu nzu y'imbohe yaraje ntabwo ari nziza. Okay, ndabashimiye rero mukomeza gukurikira ibiganiro bica kuri Salomo TV. Imana ibahigisha mukomeze gukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Ndabashimiye cyane. Njyewe nitwa Salomo Imana niwe wabibahereze imigisha myinshi. Murakoze.